Ndi Papa Sava. Mwiriwe. Mwiriwe. Abana baragenda bakaburana. Akazuba dore umushari ako bitegereza iby'iyi si twagiye twiga nsigaye ngaruka nkabyitegereza kandebera utuntu tutabona ngo nitwo dutuma ngo harya ngo ibinyamisogwe ngo bifata azote mu kirere ivuye mu nkuba n'ahengo bikayigira ifumbire mu butaka. Ubu ni akangaka wenda si akaso ni kada nawe undebere da ako kantu ndebere uko kangana inkuba ikubise cyangwa iki ngo bikamanuka kakaba gahindura azote ngo yari iri mu kirere n'ibiki byose ngo ikajya mu murima bigatuma ibishyimbo bishisha. Noneho ubutaha ngo wajya kugira utya ugiye kongera guhinga ibishyimbo bivuyemo byaba ari byo usubizamo ikaba yarabaye nyinshi ntibyere neza. Ibyo batwitaga ngo iki ni rizobi rizobi. Ese ubwo bamwe bahinga muri nuza muri za green house ubwo inkuba ijya arimo itera yewe kagwa karahiye koko kirakabagira gutya wakamanuza ikijumba cyambatama cyangwa umwumbati w'umucyacyari na bwende bupfe kumva amahoro aragutashye koko yo wakubitaho itake rya bwayisi ryabiriwe ryaraye ukumva uko rimanuka rijya kugwa mu nda nawe akanyamuneza kagutashye mu mutima ugahita ugira umutima mwiza ugahita ukora lisite y'abanyambuye. Korode ndakubabariye, Jarike ndakubabariye, Sostene ndakubabariye. None ureka da eza mugani mbazabo bagoronome n'abazobereye mu by'ubuhinzi ngo tugiye kujya duhinga muri ibyo bya green house kugira ngo twongere umusaruro wa mugani n'imyumbati na bwayisi bazajya babihinga mu mahemara. Ariko rero kubera ko karya kanywa gutya ntacyo umuntu arya kanye aho zizasaba z'amanywa ubu bagiye umugore undi babaho zazaba z'amanywa nta muntu uhari.
bita sha ni sawa bose. ese nk'ubwo igihe naze wari wagiye he igihe naze wari wagiye nyine nako none se bose tubaho ibiryo ngo inzara yakwishira kunaze pe kandi iki gihe bimeze nabi nanjye imereye nabi. wahishije se kare cyane njye mba nabirangije kare cyane. ubwo niba ari kare cyane no kuvuga ngo urashaka kumpa imikonjera. oya nyine kuvuga kare no kubikabiriza kugira ngo wumve ko mba nakoze akazi kare. aho ibyo biryo byo biri kugurumana rwose. zana ntacyo zana mbihe inda nihere umutuzo urashaka umuntu aba yarayihaye ibyimbye byibushye bugacya mu gitondo ishaka urara uyihaye inkoko bugacya yifuza amafi ubundi ntiyasibira nk'iminsi 2 cyangwa 3. nawe bose rwose urasetsa neza ko utarekeye gukora ugira ngo inzara yirekere kandi uzi ko uri gukorera amafaranga. ubwo si byo uvuze birajyanye ni ukuvuga ngo ndaye ndiye nkabyuka ndyamye singira icyo nkora ntago yansaba ibiryo. yabigusaba ubwo se wanabibona ibyo uyihaye. none se nyine ubwo rero wibivanga no gukora kuko n'udakora ararya nyine zana. izi ngo dufoke ntikiri ariko hano hari uduhari da ukoresha. ko bihumura cyane niwe wabitetse sha. bose ntabwo urabaza ubwo uzi ko hano muri ino karitsiye bose basigaye birirwa saa 5 ugasanga buri muntu wese atunze amazuru hejuru ngo yumve icyo harakaranze. njye hano baramenye baranze. witakaye ubu ni wowe rero wabikaranze nyine. ni njyewe kabisa nta gikaranze kabisa. ese kuba witakagiza n'aya masahane se niwe wayabumbye. iyi sahane aya masahane ko ntayazi hano niwe wayibumbye si nyine bose by'amasahane byo bimbajije waba ndenganyije pe njye nyabona gutyo. ariko banza ari amwe batiye hari umunsi mukuru ahari. namwe batiye urumva barayatira bakazana hano njye simenye n'ibijya mbere. ntago bayatiruye se ntago bayatiruye ibyo byo ntago nabimenye. none se sha ibirayi bye ko ndeba bikanuye. ibirayi se ibirayi nabuze n'ubundi mbona amasaha yanjyanye ndi hariya ruguru ndavuga reka nyiteke nkatiremo n'agatunguru ubundi ikintu gihumure neza ubundi icyo ngicyo cyo kirareba gutyo nagitetse neza ku buryo kiba kirusha inyama umwimerere. navuze reka nkiremo agatunguru bigatiramo kugira nuza kugera hano usange nyine hari icyabonetse. se ntushyiremo n'imboga. imboga si imboga nanze kuzishyiramo ndavuga ko aba ari ugusesagura n'ubundi mama Sava yari yarambwiye ngo ku manywa we ntabwo ukunda kurya. neza mama Sava nawe waguha amafaranga ngo uhaye neza ubundi kuki waruye ibirayi kandi uzi yuko nari nagutumye akaboga sinaguhaye amafaranga. ntabwo rero akubwiye ntugurire akaboga ndebe uko nigenza. akaboga ko nyine akaboga nasanze ntagahari nagashatse ndakabura pe. Gerard ntabwo akibagaza. reka da Gerard se yarega gukora uriya ni ikinebwe ubundi akora atabishaka mbese niyo ugiye akubwira nabi akagira ute ariko uzi buriya hariya kwa Gerard habonetse umuntu akaza agakompeta nawe agashira busheri nawe hari iruhande uriya mugabo yakora none ugasanga abantu babura inyama babura akaboga ku buryo bajya bakabona neza ahubwo se hakuntu buriya bahakubita akabusheri ngiye ukagiye unahansiga najya mbikurebera. bereke bya Gerard byihorera. mpereza amafaranga hagaruye njye kwishakira akaboga ku gasantere hanyuma umuntu abona icyo arisha ubuse ngiye kurya ibintu bimeze gutya byonyine. erega shahu nibyo nakubwiraga iyi nda hari igihe igira itya burya nayo irashukura ikavuga iti rwose utanyweye umusosi ntabwo bicamo. mpereza amafaranga wagaruye njye mu gasantere kwishakira ako kaboga wenda wowe urasigara ugize ushyuhije amazi kuko ifu ntihari se n'inzu uhita ukora ubugari n'iki byose duparanganye. amafaranga se nyine urumva amafaranga nyine
ntayo mfite. ngo iki amafaranga yanjye yagiye nyine urumva ariko ndaza kuyabona nuko yanyisobye pe yanyisobye ariko uriya mu kanya ndaza kuyabona ntago nkubeshye. yakwisobye sishanura nta mafaranga yanjye ufite. amafaranga se ntayo mfite ubu ngubu ariko ndaza kuyabona pe. hindukira gatoya iki ni igiki ikusa iki nyine ni ipari ko ni agapari. ni ukuvuga ngo uvuye kubetinga uvuye kubetinga kuri kw'Imana ndafashwe pe ndafashwe boss ndafashwe pe nyine na betinze ndafashwe rwose. nese ko mbona betingishije 3 ikiro cy'ibirayi gisigaye kigura 500 na sinagwaye 5,000 simbona betingishije 3 se nyine urebye nyine fata ndebye ibiki nukuri kw'Imana ndafashwe pe wamfashe pe ntago nkubeshye ntago nakubeshye kandi uri nk'umubyeyi wanjye na betinze nyine betingisha ibyo 3 ndavuga kuko nayindi kureba nyine n'amanalize n'abantu n'amakipe yakinnye ndi ku telefone nkavuga hakinnye iyi yatsinze ubushize ni iyihe yasigaye nyine ndayakoreshaho nkoreshaho dukeya twa desa tw'amayinite andi nyura ku karesitora ndavuga kubera ko amasaha yari yagiye ndavuga kangureho agapura noneho nkakuzanira urye uzanira urye nyine nzareta kwishyura ko wari uvuye mu kazi ndafashwe pe nyine wamfasha. none hano urimo kuvuga ko amafaranga yanjye agaruka nyine natagaruka se natagaruka amafaranga aragaruka pe aragaruka nyine nitugira amahirwe aragaruka ikintu urimo se ku buryo nihagira yenda gutsindwa uraba uhari ugatera penaliti ikajyamo cyangwa kufura hanyuma amafaranga akagaruka. urumva nyine ni amahirwe pe ni amahirwe ariko ubundi njya mbikora bigakunda. none uranzanira ibirayi bikanuye nta tuboga nta dushyimbo ariko reka nkubaze umuntu ufite umutwe munini nk'uwo wawe ni gutagira gutya akagira udutekerezo tungana n'utwifundi ifite umutwe nk'urutumbwe rw'ikawa basi nta nubwo unatekereza umuntu uri mu rugo yabitekerezaho nibura ushyiraho n'udushyimbo. amasaha yamfashe nkajya nerefona nkabaza iziri bukine nta soni uti kwa Gerard ntago babaga mama sava yarambwiye ngo nturya ibirayi bikanuye umuntu hasize 1000 reka raho nkubwire reka nkubwize ukuri sibyo nutirura ya masahani utanzaniye amafaranga yanjye 5,000 ukomezanye utirura amasahani ukomereze iwanyu none se ntagurya karisha ibikora umuriro